bintu bivugwa ko amafoto hari video uwo mugore ngo yagiriye irari umugabo. Umbaze ntumbange umugore n'indi umugabo n'indi. Umugore yoherereza umugabo systeme kwaje ati bamwe bavuga ko usa neza atari ko ngiye nkunda iminwa yawe. Message nabonye ari kirimo kuri kuzi. Noneho umugabo nawe iyi ni DTR TV Rwanda. Ahangaha turi ni ku rukiko rw'ibanze rwa Kagarama hari kubera urubanza rwa Bishop Harerimana Jean Bosco umushumba wa Zelafat Holy Church. Uku rero niko byari byifashe hano hantu. Murimo murabona ko hitabiriwe n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Turagomeza rero tureba ngo ese bimeze bite. Tugiye kuganiriza umwe mu bantu bakurikiranira hafi uru rubanza ndetse akaba ari n'umuntu ndetse wo mwimbere mu itorero rya Zelafat Holy Church. Niwe rero tugiye kumva, muze kumwumva neza cyane ibyo arimo atangaza. Nyuma turaza kubabwira uburyo ki ndetse urubanza ruza kurangira. Urubanza bibutse ko rwabereye mu muhezo, nta tangazamakuru ririmo, ahubwo turaza kumva metre ibyavugiwe mu rubanza ibyo ari byo ibyaza kutubwira. Mukomeze rero mubane natwe mukora subscribe, share na comment kugira ngo tukomeze tubane namwe. umugore yoherereza umugabo systeme kwaje ati bamwe bavuga ko usa neza atari ko ngiye nkunda iminwa yawe. Message nabonye ari kirimo kuri kuzi. Noneho umugabo nawe abasendingiye umugore we tekinike. Noneho urabaza abagore baremwe mu ifu ryo gufunga ahita immediate ahita gusomera nawe baciye ruhinga nawe abasomeye wa mugore wundi mukohereza tekinike rwaserera rero biravutse nyine akazi kaba karabonetse. So rero mu kuvu nawe waje wikaze ubigende ibyo bintu byose uvuze ntabwo mbizi ariko ntibiravugwa biri kuvugwa. tabikira umugore bari gukangisha iyo video cyangwa ayo mafoto yambaye ubusa. Ntabwo byaba ari trike bakoresheje bamaze kumenya ko ibyo bamwijeje bitakoze, barangiza bakamunyine akamushuka cyangwa bagakoresha ubundi buryo izo video zikaboneka kuko wenda bari bamenye amakuru agiye kubarega bakabikoresha bamubwira ko nazabikora bazashira kugambura ibyo. So jewe mu busesenguzi bwanjye nshingiye ku byo birimo biravugwa hanze hirya no hino dutoragura tureba ahantu koko nimba iyo video ihari. Ijambo rya mbere nimba iyo video ihari koko Harerimana arimo arasengera umuntu, sibyo? N'umudamu, uwo mudamu yaba yarakorewe ihohoterwa. Ariko kandi nanone nimba hari iyo video ihari ivuga ko uwo mugore yayitanze kubwira yagiriye pastor akajya umugore akajya guserera, urumva yaba ari mu rwego kuko yamenye ko bigiye kugera mu rugo rwe akavuga ataho kugira ngo nsenye reka nshyirishamo Bishop Harerimana n'umugore hakiri kare njyewe ibyanjye bizimirizwemo. Kuko buriya babiri baburana umwe abayigiza nkana. Icya kabiri aba bantu byanze bikunze ntibagiye kugerana mu nkiko bakaya kugeza igihe bafata mu Bishop n'umugore we bataziranye, baziranyeho tumutwika. Rero uyu mwanya niyo mpamvu dutegereje kumenya ngo urukiko ruzanzura iki. Ariko ngewe icyo mbona cyo aha hantu harimo akagambane mu gace kamwe cyangwa kandi. Reka shareka tujye tubwizanya ukuri mane, ntago umuntu yaza kugeza muri iyi ngoro ari urukundo mane. Oya ntabwo wamureminga kuko abakeneye ubutabera kandi nawe igihe cy'ubutabera ubereho. Ubwo sicyako tuza no gutinda urasa nk'ukebura abandi bashumba bashobora kuzagera aha kuko byahereye kuri bamwe wenda aba ni abasitari, hari n'abo bibaho tutanazi, urabakebura wowe
usa nk'utandukanye. Ibintu rero gukebura abashumba biragoye kubera ko muri ino minsi kumenya uvuga Imana n'utavuga Imana, majority turimo turashaka, turimo turubaka empire, turimo turubaka ubwami bwacu, ma empire menyekane, ngeraha Menyekane biki ngiki kirangirire bikarangira dukoreyemo amakosa menshi. Ariko ijambo navuga mu mugani ruto rutugerayo, ariko jugujugu uruha vuba. Irya kabiri, kugirwa inama, intumvirira ku muzima. So abashumba rero muri ino minsi cyane cyane abahagurutse, bahagurutse tufite inzara y'izi kamera. Icyo nakeburaho cya mbere nasaba kuri Harerimana, wenda hari icyo mutambaje ko ndi buvugeho, zagiye bivugwa ku gusengera abantu, imbago bakazita, ubugare bakabuta, ibitangaza bakavuga ngo rimwe na rimwe baba babaguririye. Yenda byemera aho baguririye, kuko nyari umunyamakuru ari umupasitori nge nigeze kuvuga cyane, kandi dusanga ni ukuri. Yari yishise umudamu umurozi, tupereje dusanga uwo mudamu yamwishyuye kugira ngo aze mu rusengero amufatane twatuntu avuge ko afashe umurozi. Byanageze kure tuyirangiriza. Icyo navugaho rero ku bashumba biri guteza iyi saga yose, bashumba iyi saga yo gusengera abantu mushyizeho kamera muzigabanye. Kubera iki? Mama wanjye, mushiki wanjye, umukobwa nzashaka ntazi kugeza uyu mwana cyarambagiza, mubonye uri kumugaragura hasi yambaye ubusa ngo arwaye amadayimoni. ari kuvuga ngo turagiye Biriya bintu babigabanye. Icya kabiri, umuntu Yesu yakijije ntabwo ari Yesu wamamaje, ahubwo uwakize niwe wamamaje, sibyo? Ariko abashumba muri ino minsi arabyuka yakize igicurane, bahita ahamagara ikinyamakuru cyose timuzi ibitangaza biraba. Iyo rero nicyo kintu cyose kirimo cyane. Navuga ngo rero bareke kubaka ama empire, bareke kubaka ubwami bwabo, ahubwo bubaka ubwami bw'Imana cyane kurushaho. Imana izaba promotinga, kuko ndakeka ko Yesu yaba ariho kuri iki gihe cy'amakamera. Shaye mwanya nta n'umukameramani wari yari kuzajya yarazize ibintu byose abikoreraga mu bwiru. So rero ntago nabivuga nshinjana kuri Harerimana Bosco, ntago navuga we namuvugiraho neza, ariko abashumba benshi nzi ko barimo barabikora, byerekana n'isorezo soza. Ntago nabura gusoza nshimira utarasoza harimo rimwe arimo murambaza byinshi rero namwe reba nimba nta handi bantu babona bituzanire cyangwa se hari indi yicagiye rebera ibyohereza kubagwa ibiriho koko, nimba mucata mukagezaho babamba babereka ubwambure bwabo birazo nimba ryari kurengera, kuko niba anarwaye wenda mu mwanya w'ibanga, iyo Mana reka tujye tubwizanye ukuri. Wa mugore wari urwaye umugongo arimo mujya musoma Bibiliya, cyangwa abanyamakuru benshi rero mukora inkuru ariko mudasoma Bibiliya. Uwagiye ukora ku bishura bya Yesu ari umugongo yaramaze imyaka myinshi. Hari igihe umushumba ashobora gufatwa n'irari n'umuntu, ahubwo nyuma yaho yabyitwaye mata. ubwo ni wenda tugana no ku musozo, ijambo rimwe ku mukristo wese wenda ari na soma ikuraho ahantu uzajya gusengerwa akavuga icyitwa ituro. Ijambo rimwe kugenda ahita anasoza, namubwira ngo
yabuze aho ayashyira ashaka umwana w'imfubyi uri mu muhanda ayamwihere kuko nta turo ryo gusengera ngo akire, ahubwo ashobora gusengerwa yakira agatanga ituro ry'ishimwe aje gushimira Imana. Ariko umuntu ukwaka ituro mbere y'uko asenya ijambo rya mbere, reka muririmbe akaririmbo, uwo ni umujura ashaka gutwara ibyo ufite. So ndashimira abazerafati babaye hafi. ni ukuri kose nagiye mu manza nyinshi, nakurikiranye imanza nyinshi z'abashumba, ariko abazerafati bori cyane banyemeje, bakuyeho bishopu wabo aremewe pe, aremewe ni umva niyo yakatirwa agafunga akabiha. Ariko ajya muri Miss Rwanda bagiraga uwakopira akagira witwaye neza mu mafoto. Rero mu manza zose z'abashumba Bishop ni uwa mbere mu guherekezwa n'abakristo biwe. Murakoze, bye.